Umugani w'igisimba Nyamugigira. Habayeho igisimba cyitwa Nyamugigira. Cyari gituye cyonyine ahantu mu ishyamba. Cyari gifite inzu nziza, yari inzu y'icyitegererezo. Nta muntu n'umwe cyari gituranye nawe. Habe n'inyamaswa ngenzi zacyo zari zihatuye. Cyari cyaritaruye abantu n'inyamaswa. Abaturanyi bacyo bari batuye hakurya cyane, bakajya bacyitegereza. Cyari gitunzwe no guhiga no kurya utunyamaswa two mu ishyamba. Igisimba Nyamugigira iyo cyabaga cyahize inyamaswa uko zaba zingana kose, zose cyaraziryaga kikazimara. Bwacya kikajya gushaka utundi tunyamaswa two kurya. Hakurya aho cyari gituye hari harateye amapfa. Bukeye Nyamugigira izinduka ijya gushaka ibyo kurya. Imaze gutirimuka aho, haza umugore ushaka ubuhake, akana ke k'agahungu. K'aho bari batuye hari harateye amapfa. Bigira inama bati, reka tujye gushaka ubuhake turebe ko amapfa yashira. Uwo mugore yahingukiye ku nzu ya Nyamugigira. Uwo mugore ageze kuri urwo rugo arahamagara, abura uwamwitaba. Arahamagara nanone abura uwamwitaba. Yinjiye asanga nta muntu uharangwa. Yiyemeza kuhaguma ngo ategereze bene urugo, abaka icumbi. Nuko aricara aribwira ati ahari uwaba mbasukurira ino nzu, nkahagira neza, nkakora imirimo yo mu rugo, ahari baje bangirira icyizere bakamfungurira bakampa n'icumbi. Nuko atangira gusukura mu nzu, arateka ku byo yazanyeho impamba. Bimaze gushya bararya we n'umwana we. Barangije baravuga bati, ese aba bantu nibaza ntibashobora kutugirira nabi? Ati reka twihishe mu rusenge kugira ngo nibaza baze tubareba tumenye bene urugo abo ari bo mbere yo kubiyereka. Bati batadusanga hasi bakaba banatugirira nabi. Bumaze kwira, cya gikoko Nyamugigira kirashyira kirabunguka. Kigihinguka gisanga iwe harakubuye, birakiyobera. Kirahamagara kigira ngo cyumve niba hari umushyitsi uri mu nzu, kivuga kiti noneho ko numva iyi nzu yanjye inuka urunturuntu. Ubwo cyari gifite utunyamaswa twinshi kishe, kije kuturya. Kirakomeza kirahamagara kiti, yewe uwantura. Kirisubiza kiti, uwantura se ninde? Uwakantuye ko ari izi nyamaswa nikoreye nishe, uwakongera kuntura nanone kandi ko ari za zindi nishe ejo bundi. Nuko kiriganiriza, kirangije kirinjira, gikubita hasi twa tunyamaswa cyari cyahize, gitangira kuturya, dore ko ibyo cyahigaga byose cyararaga kibiriye kikabimara. Kirangije kijya kuryama ku buriri bwacyo. Cyabaga cyegetse ibondo. Kihageze gitangira kwayura. Hanyuma kirivugisha kiti, mbese nk'uku ndara nasamye kubera utunyamaswa mba nariye twose natumaze. Ati inyamaswa zose mba nazujuje inda. Ati ubungubu nk'uku mba nsinziriye, uwajugunya intosho icanye muri uru rwasaya rwanjye, ubwo hari ikindi si ugupfa? Nuko kimaze kubivuga kiraryama kiti, reka niyegekere ibondo nisinzirire. Ese uwaba unkubita intosho muri uru rwasaya yaba aturutse he? Nuko kiragona kirasinzira. Cyagonaga gihirita, cyarahiritaga cyane kigasinzira kubera kwijuta inyamaswa nyinshi cyabaga cyariye. Gitangiye guhirita,
Wa mugore ku rusenge n'akana ke barahengereza, babona cya gikoko iyo gisinziriye cyaka umuriro mu kibuno. Umugore abwira umwana we ati, wakibonye ko gisinziriye cyaka umuriro mu kibuno? Bwarakeye cya gikoko kirongera gisubira guhaha. Wa mugore wo ku rusenge aramanuka, arongera atunganya urugo, ategura ibimutunga we n'akana ke. Bamaze kurya bisubirira ku rusenge. Hashira iminsi babigenza batyo, bagitekereza uko bazabigenza. Umugore yakunda gusohoka ku manywa akicara hanze imbere y'umuryango akiyumvira. Bwari uburyo bwo gucura umugambi w'uburyo bazakica. Bigeze aho biyemeza kuzakica icyo gikoko no kukizungura muri urwo rugo rwacyo ngo babone aho bibera. Baganira bati tuzabigenza gute? Bakaganira uko bazabigenza. Icyo gikoko cyari cyarabibibwiriye. Bugorobye wa mugore acanira intosho, hanyuma yohereza umwana hanze ngo nabona kije aze kumubwira. Umwana abonye kigeze ku irembo agenda gahoro yomboka ati mama kiraje, kandi kikoreye inyamaswa nyinshi kishe. Ati twurire tujye mu gisenge. Nyamugigira iba irahageze, irinjira n'inyamaswa zose yishe. Kirangije kirarya nk'uko byari bisanzwe, kirarya nk'uko kitasigazaga inyamaswa n'imwe, kirasinzira. Kiti reka n'ubundi nongere nigonere. Cyabaga cyasamuye urwasaya rwacyo nk'uko bisanzwe. Icyo gihe wa mugore aromboka gahoro aterura ya ntosho ishyushye yari icaniye mu mashyiga, ayijugunya mu rwasaya rwa cya gikoko. Gishigukira hejuru gitontoma kiti ororororororororo, ndapfuye ndapfuye. Hirya aho cyari kiryamye hari hegetse ingiga y'igiti. Mu gihe kikiri kwivugisha kivuga kiti iryo navuze riratashye, nari narabikenze ko iyi nzu irimo umuntu, none ahoreye inyamaswa zose nariye n'abantu nahemukiye. Mu gihe kigisambagurika wa mugore aragenda azana ingiga y'igiti akubita ku ibondo. Mu gihe kikirimo gutaka kibona wa mugore agihagaze hejuru, kiramubwira kiti wa mugore we, mbaga unkuremo ibintu byanyu nariye. Umugore ati ndabikuramo. Arakibaga agikuramo abantu n'amatungo. Bimaze kuva mu nda byose, igisimba Nyamugigira kirapfa, gipfa kizize akanwa kacyo. Kimaze gupfa wa mugore n'umwana we bari bagikuyemo inka, bagikuyemo ihene, bagikuyemo ibintu byose cyari cyarariye. Barazorora, borora ihene, borora inka, batura muri ya nzu, baratunga baratunganirwa. Nuko Nyamugigira ipfa gutyo. Singe wahera, hahera umugani w'igisimba Nyamugigira.